Hello family, ndabasuhuje aho muherereye hose, nizere ko mumeze neza. Gusa abantu bose ntabwo ariko bahora bameze neza. Niba utameze neza ndagukomeje, Imana igufashe. Niba utameze neza bimere neza. Niba urwaye Imana ikurambikeho ikiganza cyayo gikiza, ubashe gukira. Hano rero ni ku nama za Queen 31, ngewe ndi Queen. Uyu munsi ngarutse njyenyine. Ngo nyuma yuko tuvuze ikinyarwanda ngo tukakivuga nabi, bamwe mukarakara ngo ntabwo mwiyumvisha ukuntu umuntu yamara imyaka 10 ahantu ngo yibagirwe ururimi rw'iwabo. Nuko ntabwo warwibagirwa, ariko hari ibintu byinshi wibagirwa. Hari amagambo menshi tuba tudakunze gukoresha hano, hari igihe rero usanga uyibagiwe. Nawe nimba uri hano Mozambique ukaba wamaze nk'imyaka 10 n'urugero cyangwa se 5, bura hari amagambo amwe namwe ushobora gusanga waribagiwe pe, utakibuka uko bayavuga. Ariko ntabwo twabyikoraga, mutubabarira aho twavuze nabi. Abadukosoye namwe n'ukuri ndabashimiye. Hari abagiye badukosora muri comment batubwira uko convayeri, ngo ni convayeri, comprador ni convayeri. Namwe abatarakirebye iki kiganiro mugende mukirebe mutubwire. Mugende mukirebe mukomeze mutubwire. Ariko ubu twarabimenye, ubu sinakongera kwibagirwa ko comprador ari convayeri, uwishyuza ni convayeri. Mani baho umugisha, mwarakoze kudukosora. Nshimiye rero abantu badukurikira bari Mozambique, ndabashimiye cyane n'ukuri, ndabibona ko mudukurikira cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze baye guhirwa mu kazi kose muri gukora. Mufata agasumu kabisa, ndabashimiye cyane. Abadukurikira bari mu Rwanda rero namwe ndabashimiye, by'umwihariko nshimiye mama wanjye. Mama ndagushimiye, uri umufana ukomeye. Imana ibahe umugisha mwese, ndabakunda cyane. Abakoze subscribe rero muri umuryango, Imana ibahe umugisha. Ni ukuri nawe niba utarayikora ntago bigoye, ni ukwiyandikisha aho hasi ku ibara ry'umukara, nta n'umuntu utabigutwara, yewe nta n'amasegonda 10, ni ugukanda mu ibara ry'umukara gusa, ubundi ukajya wana natwe buri munsi. Uyu munsi rero n'ubundi tugarutse n'inama. Uyu munsi tugiye kuvugana n'abasore. Hari abasore benshi batakaza abakobwa beza kubera kutamenya ibi ngiye kukubwira. Ugasanga utakaje umukobwa mwiza, wari kuzakuviramo umugore mwiza kubera ibi ngiye kukubwira utabizi. Rero utera agatebe hano, ubundi uze wiyumvire ukuntu wabona umugore mwiza, ibyo wagenderaho ushaka umugore mwiza, wa wundi utazabana nawe ejo ngo mukore divorce. Ngwino tubane, urebe iki kiganiro kirangize, Imana ikomeze umugisha. Niba rero uri mu rukundo n'umukobwa wujuje ibi ngiye kukubwira, mbere yo kumutakaza uzabanza ubitekerezeho kabiri. Icya mbere, niba uri mu rukundo n'umukobwa ukunda gusenga, uwo mukobwa uzamukomereho ntuzamutakaze, azakuviramo umugore mwiza. Kuko urugo rwiza rwubakwa no gusenga. Mbese atari Imana, ni Imana mbere ya byose. Niba rero uri mu rukundo n'umukobwa usenga, mukomereho. Umukobwa ukubaha. Abasore bakunda kubahwa si cyangwa abagabo. Niba uri mu rukundo n'umukobwa ukubaha, ni ukuri mukomereho. Umukobwa wubaha azabasha kukubaha, muzabasha kumvikana mu byo mukora byose, kuko umugore wubaha abasha kubaka urugo. Umukobwa utagutesha agaciro imbere y'abandi. Umukobwa uzi kukubaha mbese imbere y'abandi utagutesha agaciro. Hari umukobwa muba muri mu rukundo ugasanga igihe muri mu bantu ntamenye ujya kubwira, mbese ugasanga agutesheje agaciro mu bantu. Ubwo rero nimba abasha kugutesha agaciro muri mu bantu, urumva ntago azabasha kutakagutesha igihe noneho muzaba muri babiri. Niba rero uri mu rukundo n'umukobwa ukubaha, mukomereho. Umukobwa
uvuga atuje. Abasore bakunda cyangwa se abagabo bakunda umugore uvuga atuje, atavugira hejuru. Niba rero uri mu rukundo n'umukobwa uvuga utuje, n'uwo mbese. Umukobwa ugerageza kukubwiza ukuri. Biragoye wenda ko umuntu yakubwiza ukuri 100%, ariko burya hari umukobwa ugerageza. Hari umuntu ugerageza kukubwiza ukuri mu bintu by'ingenzi. Niyo yabona ukuri kuri bukubabaze, ariko akavuga ati reka nkumubwize. Uwo mukobwa niyo muri mu rukundo akaba ari umukobwa utakubeshya, ukubwiza ukuri atitaye niba ukuri kuri bugukomeretse se cyangwa kuri bukubabaze, akemera akakubwiza ukuri. Uwo mukobwa mukomereho, azubaka urugo. Tugeze ku cya gatandatu. Icya gatandatu, niba uri mu rukundo n'umukobwa utakurebera ku mafaranga. Hari abakobwa benshi usanga bakunze umusore kubera amafaranga. Ntabwo uzi niba amafaranga uzayahorana. Ni amafaranga rero urumva, niba umukobwa muri mu rukundo akurebera ku mafaranga, usanga ari yashyize imbere, amafaranga ashobora kuza ejo akagenda. Ubwo rero niba akurebera ku mafaranga, nagenda azajyana nayo. Ubwo rero niba umukobwa muri mu rukundo akurebeye mu mafaranga, ahubwo agukunda uko uri, ubona yagukunda igihe ufite amafaranga n'igihe utayafite, uwo niwe mugore. Fata ukomeze. Umukobwa ukwemerera kuba uwo uri we. Hari abakobwa benshi usanga se murahuye, atudakase uwo musatsi ntabwo byavamo, atutambaye gutya ntabwo byavamo. Yego nanone hari ukuntu usanga umusore nanone yambara, ugasanga mbese ari kwambara ukuntu kutaguhesheje Imana icyubahiro nanone. Ariko burya hari iby'ingenzi. Urugero, nimba uri umusore ukabunywa, umukobwa akaba akubwira ati ubaye unywa ntibyavamo. Nimba umukobwa muri kumwe rero akwemerera kuba agukunda uko uri mbese, atagendeye ngo abanzane mbese reka inzoga tubone dukundane, akaba agukunda uko uri, uwo nawe fata ukomeze, azakuviramo umugore kuko yagukunze uko uri. Umukobwa wubaha umuryango wawe. Niba umukobwa muri kumwe mu rukundo yubaha umuryango wawe, fata ukomeze, azabana neza n'umuryango wawe. Kuko byagorana ko umukobwa utazashobora kubana n'umuryango wawe neza, nawe mwazabana neza. Nimba rero muri kumwe mu rukundo ubona kubahira umuryango wawe, ukunda, fata ukomeze, uwo niwe mugore. Umukobwa ukugira inama nziza, ugasanga ari kukubwira ati kora gutya na gutya nibwo iterambere ryaba, ugasanga mbese arakugira inama akubwira ati reka ibi n'ibi si byiza, uwo nawe azavamo umugore. Umukobwa wifuza iterambere, umukobwa ukwifuriza iterambere, atari wa mukobwa ukubwira ngo ejo dusohokera aha, ahubwo wanamusaba gusohoka, ugasanga arakubwira ati hoya, ngo amafaranga twayakoramo business niyi. Uwo mukobwa nawe azubaka urugo rukomere. Basore ntimukirukire gushaka ngo abakobwa, uyu mukobwa ni mwiza, ni akamisi, uyu mukobwa ateye neza. Ibyo nabyo ntabwo nirengagije ko ari ingenzi, nabyo ni ingenzi, ariko nyamara byaba byiza bije biherekejwe n'ibingibi mbanje kukubwira mbere. Ubwo bwiza bwe, imiterere byakaje biherekejwe n'ibyo mbanje kukubwira, nibwo wazubaka urugo rugakomera. Byari ibyo rero. Niba wakunze iyi video, ukore like, subscribe, uyisangize n'abandi. Nawe kandi umbwira aho muri comment, niba uri umusore umbwire ni iki ubona umukobwa wumva wazashakana nawe agomba kuba yujuje. Agomba kuba ari mwiza ku isura, ese ushaka wa wundi uteye ngo nk'igisabo cyangwa ushaka ufite ibitekerezo, cyangwa wujuje ibingibi bimaze kukubwira ahangaha. Uzashishoze neza rero,
ejo utazamugeza mu rugo ukicuza, ejo utazamushaka wagera mugakora ubukwe buguhenze, wagera mu rugo ejo ngo divorce. Wararebeye ku isura, wararebye uko ateye, ibyo ngibyo ntacyo bizagufasha kubaka urugo. Uzabanza urebe ibi mbanze kukubwira hejuru, nusanga uwo mukobwa byujuje ni ukuri uzamugira umugore, ntuzamutakaze. Imana ikomeze ibane namwe, Imana ikomeze ibahire mu byo mukora byose. Ubutaha tuzarebera hamwe noneho umusore ukwiye kutatakaza mu buzima bwawe, nimba nzakubwira ibyo noneho azagomba kuba yujuje. Nzakubwira ibyo umusore agomba kuba yujuje, wakuviramo umugabo, wakuviramo papa w'abana, mbese wazashaka ntuzicuze. Mukomeze kubana nanjye rero muri byose, Imana ibahe umugisha.